natsamoka ariko ngera hara ku buhinga cyeze ku buhinga numva ijwi riramba magana ndi kuri moto ndi kugenda ngo Yohani guhagarara ha ndahagarara Yohani ndavuze guhagarara ndahagarara ngo genda ugure ibinyomoro bitatu ngo umuntu ugiye gusengera sinamenya ko ari umuzungu umuntu ugiye gusengera nta mbuto yo kubyaragira mu naryo ikinyomoro wasengeye umuhaje imbuto ziri mu kinyomoro nibo bana nsize mu ndage murumva Yesu nibo nsize mu ndage 50 ari umukobwa herutse kuza vuye hari mu Kigali ariko ngiye ntangira ngo umumama azi waje narije gusengera witwa ndirambwira numva Yesu aranyongoreye kwa kundi babwira nti njya nkunda kumva ijwi ndamukanye no ati uyu nguyu ni umukobwa tabagizi banabe baramusize baramunogereza baravuga ngo ntazagira ibirori bizigera bisohoka bivuye ku uyu mukobwa none bwo yateye intambwe akanyura mu nyungu akaza hangaha nafate intebe yasheze muderi yicare uzana amazi wowe Yohana mwibase uyashyushye gakeke kazuyaza uzana isabune unyuhagirira umwana icyo akora ntujye urenza hano umwuhagire. Haleluya, amen. Peretse kubona umugore umaze imyaka 11 atarigeze abyara haraza ageze mu cyumba hararira akajya avuza induru nk'uruhinja timana wandeme wampaye umwana nk'abandi ko muri quartier bamereye nabi tinamabo ko ajya bwira umuhungu we ngo anyiruka numva Yesu arambwira ati uyu mugore natahe agende afate karoti imwe ayiharura yoze akifite mu ntoki uyisengere ayirye arasaba tisi we ubaratwite ubana amazungu aratwite ese kudatwita sumuyaga kudatwita n'umuyaga guhara dusingije gatanu abuzukuru 17 subwo sindubora nashimira. Haleluya, amen. Hanyuma rero ni pasiteri w'umunyamuhamagara nitwa Rugeri Nyange Jean ndakijijwe neza nukuri Imana yarampamagaye abo twari kumwe mbere nababwiye yuko nabatijwe mu mazi menshi tariki 17 muri 74 tariki 17 zo kwa kabiri muri rumwishuraka wo gukunda Imana. Nza kubwira mama n'abashiki banjye banduta bari abantu b'abanyedini ndashaka kubabwira ibintu byinshi genda bizi ko muza kunkunda nkuko nabakunze mumbabarire mu nkunde nanjye nabakunze nakabije sangesha haboneka abantu bangana barya nijoro ariko mwebwe mwaje ngiye rero ndashaka kubabwira ibintu byinshi babwire n'ubutumwa babwire n'iby'Imana yabantumyeho nimuyiha amashyi mwivugirize aya mashyi rero tuyahaye 82%. Turaza kuyikomera amashyi tuyivugirize impundu nk'izirimo moteri tuyikomera amashyi mu izina rya Yesu maze mu gihugu cy'iwacu bimenyekane kwiteraniro ry'abanyamasengesho riri hano muyongera amashyi maze ababyeyi oh
ibyawe Nyagasani. Uvuge ngo amen. Aya mashyi n'impundu ni ibyawe Nyagasani. Oh haleluya. Icyo gihe rero 100% mwana mugiye no kurenza 100. Ni 104. Amen. Icyo gihe rero maze kubatizwa mu mazi menshi, amezi yarashize ndi kwaka umuriro wo gukunda Imana, nza kubwira mama n'abashiki banjye banguta, uyu munsi ndimukora akazi, turirirwa dusenga kandi ndabasengera amabatizo mu mwuka wera, ariko ngiye ni ntarabatizwa, ariko ndabasengera ndi mwizere none tihaboneke n'umutabatizwa mu mwuka wera. Turasenga ngo tugere saa 9 bose babatizwa mu mwuka wera, ngenda siga ntangira nihanda, ariko se karingiza inama wazitanze none ngiye ko ntabatizwa. Mumeza ndashinyiriza ndihangana, biza kugera mu kwezi kwa 6 k'uwo mwaka, njya Karungu imbere y'Imana ndavuga nti hari kwa kabiri, nibigera ku cyumweru utarambatiza mu mwuka wera, nzanywa inzoga, nzanywa n'itabi, nzajya mvuga kudatanga. Bigera ku wa 3, ku wa 4, ku wa 5, ku wa 6 ndavuga nti nabivugiraga iki, kuko ahubwo intege nke ziranyica, ariko ihoraho yari yabitaye mu gutwi. Haleluya. Nza kujya mu nyigisho, ino hari umupasiteri wari wahaje yitabye Imana yitwa Kayihora Jacques. Noneho yari yaje muko mari kwigisha ku cyumweru, nzi ko nijoro ntandukana nayo, kandi nari nkomeje ku buryo umuturanyi wanjye nari naho zimubwira nti arapima, umbikire inzoga, umbikire n'icupa rya byeri, ntimuze kubimara ndaza kugukangura. Nari nzi ko saa 6 n'umunota umwe, mbese nari ingare iri mu bwana, narimo no kwizera. Ariko isaa 5 ku itariki 6/75 uwo mupasiteri ari kwigisha, ngiye kubona nerekwa. Muntu burya yerekwa atarabatizwa no mu mwuka wera. Ngiye kubona mbona umuntu amanutse ku bicu, arimo amanuka ku mataraza, amanuka, nigeze nguruka muri uwo mwaka. N'urusengero rurerure rusumbura ni umukoma, ngira nijya mubonye ndaguruka ntushaka kumusanganira, ndagaruka nikubita hasi, ariko sinanababara, mvuga indimi nshya. Haleluya. Mvuga indimi nshya, ntangira nubwo n'ububyutse muri uwo mwaka. Ndi umupasiteri wasengewe nyine imbere y'intambara, ngomba gukundana n'umwami wacu kugeza none, kugeza uyu munsi, kugeza n'igihe Kristo azampamagara nkajya gutabaruka. Bakristo bavandimwe ba Kabeza, munyemerere tuganire Imana. Amen. Munyemerere tuganire gukomera kwayo. Irahari, irakomeye, irumva, irasubiza. Ibyo yambwiye mbasabiranye mu kanya ndabibabwira, kandi irabikora. Niba utarwanya gusenga, mfasha kuvuga ngo amen. Niba utarwanya umwuka w'Imana, mfasha kuvuga ngo amen. Oh haleluya. Yesu aherutse kunsetsa, nagiye kubwiriza ubutumwa bwiza hari i Remera.
icyo gihe abayobozi bacu bakuru barepresenta bari baje baravuga ati uyu mupasiteri w'Icyangugu aturusha n'inararibonye muri uyu murimo, naba ari utubwiriza. Ndambura Bibiliya nsoma ijambo ry'Imana, nsoma ijambo ry'Imana igihe ntarasobanura Imana ikora ku maso. Sinabibahisha, mureke dusenga amasengesho y'abapantikoti, tuba abapantikoti, nta bintu by'idini, ahubwo tuba abapantikoti. Ndaha imbere i Remera hariya, mbona Yesu ankoze ku maso, aravuga ati uriya mugore wicaye ku ntebe ya gatatu wambaye ibitenge by'umuhondo, ndashaka kumugirira neza. Simuzi, hagenda umushyitsi nk'uko nje hano, niba uza hano nari nahageze, ariko ndashaka kumugirira neza. Ariko muhamagare muri aba bantu, umwambike inkweto zawe. Ntireka dandi ntajya kuri WhatsApp, ngo ni Yesu uvuze. Mwambike inkweto zawe wiyigishe ni ku makaro, wiyigishe nta nkweto wambaye, kuko uyu mugore arababaje. Umugabo we yaramutaye amwibye miliyoni 18, imbari Tanzania, Abatanzania yamwibye miliyoni 18. Niyambara inkweto zawe mu minsi 3 azabaje, no kuzikozamo. Ariko Imana narayumiriwe. Haleluya, narumiwe. Ndavuga nti ndabigira nte noneho ibintu biragenda gute? Ndavuga nti ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo Umwuka Wera abategeka mu gikore. Tewe madamu w'ibitenge by'umuhoro, ngwino hano nzikuramo. Andusha ikirenge arazikandagira, kuko yaragiye kuzivuna bene utu. Ambariza inkweto. Abakirisitu ati ambariza inkweto. Kandi mu minsi 3 ni wambariza inkweto, Imana izabishubije icyifuzo ufite gihora gituma usakuza uvuza induru. Haleluya, amen. Ndi kuvuga ibi bintu, Imana yambwiye ibintu mbasabira. Imana yambwiye ibintu bikomeye biremereye, ariko byoroshye kuri data. Amen. Nukuri kose irabisubiza. Haleluya, inkweto arazambara. Ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nyuma y'iminsi 3 wa mugore yahise atwara nomero zanjye, numva arampamagara ati wa mugabo ari kumbwira ngo ari mu isoko i Kigali ngo esaze. Timubwira ze ntaho gushyushya amazi umuhagire. Umugore ipantaro y'ikoboyi y'umukara niyibera abagabo babungutse, ayambare mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ujye no kumwogoshesha, ariko mujyane no kwa muganga. Yabigenje gutyo, umugabo yaje no kuntumira ati ari hafi rwose, yaje no kuntumira arambwira ati wa mupasiteri nahunguye. Umugore yaraje arabimubwira, nahungutse kubera inkweto, mbabarira uzaze nkubone mu maso. Ubu bari kubona yasubiye ku izo ndaya ze ziriya. Yesu nashyirwe hejuru, Yesu wacu nashyirwe hejuru. Haleluya, ejo bundi vuba ngaha ngiye kubibabwira, kuko uyu munsi ndasengera n'abarwayi kandi barakira. Sinabibahisha, umwami wacu iyo mpano yarayimpaye. Nukuri ndetse nukuri gusengera abarwayi, gusengera abantu bagize ibibazo byo kutabyara bakagumbuka.
Imana yarabikoze, si umwe, si 20, si 50, si ni benshi baremereye. Ejo bundi ngiye kubona mbona umugore w'umunyacyubahiro wari ufite lisansi, umugabo wagira amakamyo akora hanze, ubu muvuze mwahita mumumenya kuko bamwe baririmba muri Hoziyana hariya, umugore rimwe aririmba yagutya byimba kanseri iva hano kwibere itaha mu rutugu, arazazana n'umugabo aravuga ati ningera mu cyumba cye, afite icyumba cyitwa amasezerano nyansengera mu Imana, ninkagera ndahita nsezera umugabo wanjye kuko iyi kanseri ndabona ntazamara ukwezi ngiriho. Akigeraho kumugabo yari yitwikiriye nyine umwenda, numva Yesu aranyongoreye, ndamushima ngewe ukuntu Yesu ajya nkoresha. Niyo ndimo ndamukanya n'umuntu, uzi ko ndi umupasiteri bimwe nyine ceceka, ndimo ndamukanya n'umuntu, ndikuramukanya n'umuntu, mpita numva ibintu, mpita nanamumenya. Ko nakomeje nicara hano, ijuru ryahoze rinkora ku maso, hari ibintu nabonye nahishuriwe n'Umwuka Wera, tuza kuza gusengera, hanyuma tukabwira Imana twataramiye. Iki gitaramo ni icya papa, turaza kuyakura kuyibwira, maze ijuru ry'Imana rikinkura. Icyantangaje cy'uwo mugore, Yesu yarambwiye ngo fata amavuta, sibyo yuriya mudamu kuri liyabere, ariko ujye mu gikoni uzana urutoryi rubisi urwoze, numara kurwoza rumaze kurwoza urumuruhe aruhekenye, ejo azajya kwipimisha, ntabwo yongera kumva umuriro, igitugu cye n'ubere birabyimbuka. Iyi Mana muyitaramire muyiziho kabana, irakari n'imbaraga n'ubushobozi, ni Imana ifite ububasha ndetse n'ubuhanga buhanitse byo mu rwego rwo hejuru. Jugujugu mfashe ubwo rutoryi ndarwogeje, ndamubwira ngo ruhekenye wizengeye kugusengera, musiga amavuta hahandi yabyimbaganye. Uko nyasiga nuko arya urutoryi ndi gusenga, umuriro uragenda jugujugu, umuriro uvamo. Bwakeye mu gitondo yabyimbutse, ubu avuye iwacu kuza gushima Imana, kwa muganga basaze nta kanseri agifite. Imana, haleluya, hari iwacu ahantu bita Kibogora, hari ibitaro bikomeye biremereye cyane bivura, haza abazungu bavuye muri Amerika kwigisha kuvura. Mu minsi hashize agahe, haza dogiteri w'umuzungu wavuye Amerika, haza n'umugore we. Aje Yesu yambwiye ngo mbabwire gukomera kw'Imana, kandi sengera abantu hano, ngo harimo n'abantu ngo bakozeho baboherezaho ibintu, ngo hano hari abantu baroze, nuko naba nkabije ndi umupasiteri umbwiye ngo mukoreho namukoraho. Hari abantu bafite ikibazo dushaka ko gikemuka uyu munsi mu masengero, turashaka kubibwira Imana yacu yahanitse ikirere yo kabyara, yadendeje inyanja, niyo Mana dushaka kuvugira aha hantu. Oh haleluya, yadendeje inyanja, yashyizeho ibihumbi 9 ikabita jya ikomana. Iyi Mana yagize gutya utuntu tutuzuye ikiyiko, igashyiramo amaboko, ikabikoramo nk'amaguru ahina, n'umusatsi n'ubwanwa n'amenyo n'amatwi, na za moteri izihumurirwa n'izinukirwa. Nturanye ngo n'ikivu aho isambasa ziri, iyo moteri utagurira grise igahumurirwa n'injanga, kuvuga hariya hari injanga, hari isambasa, ugahita ujyayo n'amafi, ukagenda. Iyo moteri niyo yayiremye ivuye muri twa tuzi tutuzuye ikiyiko, ishyiramo n'indi moteri yikwikira mu mazuru inukirwa.
yabarimba bayapfuye ati nyabure girije ukirukanka ukagenda iyi duhera ubuntu Girisa y'ikimwiri yiduha ku buntu mwayikomeye amashyi yo Mana rurema gatera twese gahinduka icyubahiro cy'Imana yacu nigishirwe hejuru. Oh haleluya! Ayo umuzungu amen. Yaje kwigisha kuvura ariko afite ikibazo. Umugore we yararwaye kanseri ku bwonko, bari bamaze n'imyaka 9 barashingira ngo batagira umwana n'umwe. Umugore uhari w'umuganga mukuru nawe witwa Tamari, nawe ninamusengera avuye mu Buhindi, yararwaye indwara ntashobora gukira. Imana integeka akantu k'akabuto ndakamuha, indwara irirukanka, indwara iragenda. Noneho sinzi kuntu burya abagore bakunda kuganira, uwo muzungu aganira n'uwo mugore twa Tamari, atesubije kubigisha kuvura. Imyaka 9 sinyimaze sindi dogiteri, nigeze umwana haba ninda yigeze ivamo, sifite kanseri. Tamari ati ngiye kuguhamagarira umuntu, aratelefona, ntereka nta mwanya afite, ati mbabarira ngenda na moto, mbabarira moto yawe ishyiremo lisansi turayisubizamo, ariko mbabarira uzusengera umuntu uri hano, ariko nge sinamenya ko ari abazungu. Noneho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu unyumvire natsa moto, ariko ngera hara ku buhinga, cyeze ku buhinga numva ijwi rirambamagara ndi kuri moto ndi kugenda, ngo Yohani ngo hagarara hano, ndahagarara. Yohani ndavuze ngo hagarara, ndahagarara. Ngo genda ugure ibinyomoro 3, ngo umuntu ugiye gusengera, sinamenya ko ari umuzungu, umuntu ugiye gusengera nta mbuto yo kubyaragira mu naryo ikinyomoro wasengeye umuhage. Imbuto ziri mu kinyomoro nibo bana nsize mu ndage. Murumva Yesu nibo nsize mu ndage. Icyakaburuza kumuha arwaye kanseri, umuriro uri kumwaka murahita uzima, hanyuma ejo azipfimishe bazasanga ari muzima. Ikinyomoro cya 3 gihe umugabo we bazanye we ntacyo arwaye. Ndagenda ngeze Kibogora, Tamara aza kunsanganira, numva avuze Icyongereza. Ese Tamara kuri kumbwira Icyongereza uri kubona ngizi, kumba ari guhamagara babazungu, yo kubona mbona bacomwe gusa nshatse n'icumi sinazi nduzazi. Haleluya! Bacomoka nka hariya kwira Tamari, se nabazungu, ati nabazungu, ati nabazungu gusa kari ba dogiteri, tiko Imana yambwiye ngo bahibi binyomoro ngo nta mwana agira mu nda ntarabyara. Tamari ati yampaye yari yabimbwiye, none se arwaye kanseri, kari umuzungu ari dogiteri waje hano, ahita bibabwira. Umugore ati mpereza ibyo binyomoro, ati mpereza, ati mpereza. Haleluya! Amen. Mumfashe kuvuga ngo ati mpereza. Haleluya! Imana dukunda. Ndavuga ndoretse mbisengera bya bene byo kubyoza reka da. Ndasenga Mwami Yesu ibinyomoro birebe uko wambwiye nawe urakuzi. Imbuto zirimo uyu mugore none asame. Eko Imana ndiyumva we. Baba we. Ndikandi kanseri gende. Mu izina rya Yesu amen. Umugore so warose ndangiza gusenga, none nyuma yo bigiye natsa moto timurabeho tinyabo reka tukubwire pindi ndagiye cugucugu ndagenda. Nka saa 2 y'ijoro nari mpageze mu rugo, ngiye kumva numva barampamagara ati babazungu bavuze ko ejo batazakora, bazibigwa iwawe.
kandi bazaza bamaze kwipimisha kanseri, bipimishije barayibora nta kintu barwaye. Amafoto nyafite hano, bibanze n'abandi baganga babiri bafatana mu biganza, ndabasengera, mbwira Imana yacu amen, 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 amen. Ubwo harasigaye iminsi 3 ngo batahe, bagezeho bahita barasama. Ubu baje kunyereka umwana, bamaze kuza iwacu kabiri, mfite abuzukuru b'abazungu. Muri iyi minsi yongeye kubyara undi ubanza atabyarira ku mezi 9 ntiwamenya uko burazabyara bangana n'uwo binyomoro. Ajya abwira nari dogiteri none. Haleluya, ariko haleluya, nari dogiteri none ibinyomoro nibyo bimvuye. Amen, amen. Ubwo rero Imana yacu ikora ibitangaza. Sindibona umwanya ngo babwire abantu bagumbutse umubare ntamenya. Bamwe hari ndaza kubabwira batuye hano mu Rubonobono, hari n'abaje mu Rubonobono ari 3 batagira umwana. Hari umwe Imana yamubwiye ngo naririmba indirimbo y'125 ngo ayiririmbire watashye mu gitondo bazinduke bagenda, ngo ariko azaba ari kubyina, ngabyinira Imana we n'umugabo we, ngo bamwe n'igikoma cy'uburo, nibamara kunywa igikoma cy'uburo none ngo bayibyinire, ngo iryo joro araramuteye inda. Ubu nabo Umwami wacu yarabikoze. Yesu ashimwe, amen, haleluya, amen. N'abandi benshi ntabone umwami. Ndashaka tuganira ijambo ry'Imana, hanyuma mbabwire n'ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amasaha y'ikigara agenda yirukanka, ndamenye isaha muhumurizaho ni 3:00, kugira ngo musabe Imana ntaza kuyirenza ngakabya, ariko mureke tuganire iby'umucunguzi wacu. Yesu ashimwe cyane. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana turasoma Yesaya 50:7. Turasoma no muri Mariko, iryo jambo ijuru ryansize ku mutima. Yesaya 50:7. Ndibuka ijambo ry'Imana ryafunguye iki giterane cyacu riri muri Yesaya 45:2. Byaramfashije ndimo ndisoma, kandi n'ubu ndacyafashwa naryo, ariko munyemerere tuganire no kwiga ijambo. Iri jambo ni ryiza, ryo rikamera nk'irikabije, riranakabyaga mu myumvire, kuko umwami Imana namwe niko handitse izantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera, mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni mwakira ijambo ry'Imana. Si ukuvuka mu kiryango kinini kizagutabara. Teperi ni nini wayiririmbyemo, wayizemo santi siguru, ntabwo dusanze ko ari izagutabara.
sinakarere, sinakagari, siniki, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Kora ku muntu ku rutugu ngo Imana iravuze ngo ntukamware. Munyeganyeze niba yitwa Consolata cyangwa Imakere cyangwa Suzana, mubwire ngo Imana irirahiye. Mubwire, muvuge mu izina ati Imana iravuze ngo ntukamware. Haleluya. Mushumba, Imana ikurinde kumwara. Kumwara muyiha amashyi, muyivugirize ijuru. Kuko umwami Imana izantabara. Haleluya. Niko basengera, Yesu yaranyegereye arambwira ati Kabeza rero ugiye ubwo ntangiye ubutumwa. Hari ibibazo bibugarije kandi banari mu mujyi munini mwiza urambutse urimo amazu, ariko harimo abantu ushaka ko batamwara. Ati bamwe ni abashomeri, abandi bashaka kugurisha ibyabo kubera umwenda wa banki, abandi nta kazi bakigira. Bwira abaririmbyi basubire ku rufatiro, kuko iby'Imana izakora izabasanga muri korali. Sibwo ubutumwa. Haleluya. Ndahakanye, sinshaka ko bamwara. Mwayongeye amashyi mukayibiriza. Ndabihakanye, sinshaka ko bamwara. Ndabakorera isoni, ndashaka ko haleluya batamwara. Imana ibarinde kumwara. Imana ibarinde gukorwa n'isoni. Kumwara baza kugurisha bakamanika ku nzu ngo azagurishirizwe. Naba mwana. Kumwara ubu uri umukobwa witonda, uzi gutega igitambaro neza, uca inzara, sa neza, woga isabune rwose, zizi isabune itukura cyangwa ihumura. Bagasaba umwana, bagasaba undi, bagasaba undi, wajya kubona ukabona ugize imyaka 48, 50. Ari umukobwa uherutse kuza avuye hano i Kigali, ariko ngiye ntangira ngo umumama azi iwanjye. Ati narije gusengera, witwa Ndirambwira. Numva Yesu aranyongoreye kwa kundi mbabwira nti njya nkunda kumva ijwi ndamukanye n'umuntu ati uyu nguyu ni umukobwa tabagizi ba nabi baramusize baramunogereza, baravuga ngo ntazagira ibirori bizigera bisohoka bivuye kuri uyu mukobwa. None bwo yateye intambwe akanyura mu nyungu akaza ahangaha, nafate intebe ya sheze muderi yicareho, uzana amazi wowe Yohana mwibase, uyashyushye gakeya kazuyaza, uzana isabune unyuhagirira umwana. Icyo akora ntujye urenza hano, umwuhagire, uzane isume umunyuzeho. Mu minsi 3 nzacomora umugabo mwiza, bazubakana urugo maze bagashyingirwa. Ibyo bintu ndavuga niko mukobwa, uri umukobwa, ndi umukobwa ufite imyaka mfite 43. Nta n'umuntu wagushutse ngo bipfe. Ati nta na wigeze anshuka. Ataruntekereza ati kandi ati reba umukobwa ufite imodoka urangura Dubai, nkarangura mu Bushinwa, ariko nabuze numbeshye. Ngereka mubwire rero ibyo bintu ndi nkubwire, ngiye kubikuhagira mu izina ry'iyo nkorera mu minsi 3. Nudasabwa ndamara umwaka ntagiririmbira,
kuko nari maze kubona ibimenyetso yuko nimukoraho muhagiye. Haleluya! Imana imukuraho iyo mikoshi maze agahagarara neza yemye. Uwo mwana naramuhagiye, ndamukesha, nzanisume nkajya nuza no mu birenge, ndamukesha nshyiraho isume, musiga amavuta, ati genda wiryamire uzitange. Mu gitondo arataha, iminsi 3 gushira, igisore cyiza baririmbanaga cyahoraga kijunditsa amatama kitakura kitarushye kivuga, aza n'ingoga atemeko, nari muvuze mwahita mumumenya. Niko ati uzi imyaka maze gukunda. Haleluya! Mana yambwiye muzegera abakobwa bari hano, ibakureho iyo mikoshi ya Satani. Haleluya! Ndabasengera. Aramubaza umukobwa ati nukuri nanjye ndakwemeye. Umusore ati none ko nshaka ko dushyingirwa muri uku kwezi, uragira ngo bigende gute? Tujye kugura umunsi mu murenge, tuzinduke. Baguze umunsi, bashyizeho amatariki, barampamagara ati karabaye, kandi ntukabure muri ibyo birori. Imana yakurinze kumwara, ntukabure muri ibyo birori. Nari nakubisemo ikaruvati, ibirori bye byabereye hariya. Mu bantu yahaye ingofero n'inkoni n'impano, yabimpaye na Saramu. Hashize icyumweru ampamagaye ati ndanatwite, ndashaka kuzazana umugabo wanjye iwawe uba afite inda. Yanyeretse amafoto, kandi mbese ndashyingiwe, inda ntirakura, ariko yatangiye kugenda agaramye. Ni yewe ni mu munsi ucira kangahe? Ati nsimbuze nk'ijana, kubera ko ariko ikoze biri. Iyo Mana imeze gutyo mwayimpereye amashyi, maze icyubahiro cy'Imana kirashyirwa hejuru. Imana ikurinde kumwara. Reka mbabwire, Yesu ashimwe. Reka mbabwire akantu kandi keza, mperetse kuva kuyakora ndi kuyisenga, niriwe nyibyinira, niriwe nyihimbaza. Ntuye mu cyaro ariko ni cyiza da, ko ni ku muhanda, tuzabari kunsura, ni heza, ni heza. Irampamagara ti Yohani ndikaraza, Imana irinda kumwara. Yohani ndikaraza, impamagara 3, ndinteza amatwi, ngo ngiye kuguha, ngo warankoreye, ngo none ngiye kuguha ifiriti n'isosi. Yavuze inyama, ngo haye, ariko pasi Imana maritse ubwo tukayibyinira, maze kavuga ati namaze. Hari igihe uyibyinira ukayihimbaza, ariko birimo no gukiranuka, ikakurata ikavuga ati nzamurinda, hagira ugutunga urutoki rukarara rumeze nk'urucitse. Iyi Mana turayi ni Imana. Burya wayivuze ibintu byo kuyitaramira ndayumirirwa. Najyaga ngira ngo ninjye wa mbere, none banza ugiye kuba uwa kabiri, niba utari uwa gatatu cyangwa ntawe undusha ndi uwa mbere. Haleluya! Ndaguha ifiriti n'isose gikagugo, aho ikagugu ni i Kigali. Atuhamagara abakomisiyoneri ngo inzu izavamo ifiriti isose, nta mafaranga asari hehe, nzayakura mu byawe, ntukajye muri banki tukanayaguza umuntu, ndayaguha. Nzagenda ndikagugu mpamagare abakomisiyoneri, nuko gusa nta kundi. Ati ndavuze ngo nzayakura mu byawe kandi nzabyivangamo.
mureke Imana ibintu tuza kuyibwira ibyivangemo maze ishobore kubikora, kuko ni Imana ishobora. Haleluya. Orasikarabaganda. Amen. Ndimo mbona ku Mwuka Wera ashaka gukora ibintu. Ndimo mbona ku Mwuka Wera arimo ashaka gukingurira abantu bakagira ubwo babona n'akazi. Ndimo mbona ku Mwuka Wera ashaka gukora ibintu bihanitse muri iri teraniro, kugeza ubwo abantu bazaza hano bakaza bagashima Imana, bagafata ingoma bakayivuga, bakavuga bati yarabikoze muri amasengesho y'iminsi ibiri. Iminsi ibiri turashaka nk'amagomba kuboneka muri ibintu bidasanzwe. Oh haleluya. Mu gitondo kare kare naraye mbibwiwe, mbona abantu bajya bagura ibiti by'intusi babaza mu imbaho, baraje mu ishyamba ryanjye. Mfite amashyamba ane iriwa iwacu. Umwarimu ati ndaguhe 3,900. Ndimpa sinahakanaga. Genda utemere. Mbonye uko nzanashyiramo n'irindi ryari ritaraguritse. Timpereze. Atariko naryari n'indariko. Muri make mbona miliyoni 12 gusa. Ese 12 ubundi ziragurika gugu n'ikibanza. Ko yambwiye ifiriti n'isose, ko bishaka kuvuga ko nzahita nkora ifiriti n'isose, ikibanza kizayikora. Ese ikibanza cyo zakibona cya 12. Ariko iyi Imana mwongahekamo, mwumve ko iteye n'ukuntu imeze. Noneho fata inzira ndaza ngo ngere Nyabugogo, mpamagara umupasiteri uba hariya witwa Hakizamungu Joseph, banza mumuzi ari regional. Joseph Hakizamungu muramuzi. Mbona ndi ngwino ati ngiye tizari imodoka ntwara ngo twari ujya he, ngiye kureba ifiriti n'isose. Yesu Kristo yanyibere tumubu ndagiye araseka, ageze Nyabugogo ati ava mu mwino wanzu ntekerereza. Ndamubwira nti hano ufite miliyoni 12. Ndi 12 ndazikwikiye. Ndariko yambwiye data ngo nje kureba ikabugu. Sinjya handi ni ikabugu yampaye. Ni ifiriti n'isose. Fa kugenda mpamagaye abakomisiyoneri bati duhurira hana, tubashyize mu modoka ya Joseph. Mbona banjyanye hariya kuri kaburimbo. Bahamagaye umuntu, mbona anyeretse inzu y'ubucuruzi kuri kaburimbo. Inzu y'ubucuruzi harya haruguru ya sitasiyo burya ni iyanjye. Akimana umuntu wiriya hirya, umuntu wiriya barayinyereka. Mbona rimwe amakaro y'umweru, mbona muri rangeti zasaga gutya. Namwe ahatari mbona harimo rangeti. Hano mwasize mu rangeti zimeze nk'izo mu nzu yanjye. N'amakaro y'umweru angana gutya, uretse ko yari mato. Ndavuga ndetse ubu sindirirwa mvuga 12 nakaryango kamwe mpasi. Siko karakamba kuko n'inzu nini irimo imiryango 3, hari amazi, hari umuriro, ibintu bya harimo abacuruzi bageza sangahe. Noneho ngaruka mu mwuka, ubwo yavuze. Amen. Ubwo yavuze ikabishaka kunteturura. Ubwo yavuze ukaba ubwayo yabivuze, ubu karabaye. Umugabo ati ni wowe ungurira, nti ni ngiye izana isoni. Ni wowe ungurira, ati ni iki. Ahamagara madamu, ati madamu, iyi nzu yanjye ntabwo uzi ko baje kumpa miliyoni 20 nkasanga. Ndetse akabara zimpaye imbere ubu ngo bigeze kuri za 70. Tumutima kandi umupagara. Ati umutima wanjye urambwiye madamu, atumbabarire, ati n'umutima wanjye urambwiye ngo nyimuhere miliyoni 18. None nanjye mpita nkoma mu mashyi n'abandi, ayo mafaranga uvuze ndayemeye. Nyemeye se ndanayafite. Ayo mafaranga ayo mafaranga uvuze ndayafite, nako ndayemeye. Naho umugore sheri ubwo ari uyu yiha ambonye ako kanya
ugaruye uyiha nanjye ndemera ndayisinyira tujye gukora mitasiyo ndayemeye nayaduhe. Ndavuga ati noneho ndapfuye, ese ubu noneho miliyoni 6 ziravahe? Ndakugendeye bajyanye bombi ku ruhande, ariko mfite 12 6 nzazibaha ukwezi gushize. Naho umugore kusheri muri 12 zo twari dukeneye, kandi abakomisiyoneri bwo mwabemereye ibihumbi 100 nari mbifite, nti nayo n'ibyo yatanga mwebwe ndimukore kuyanyu. Ntabwo mwumva yo muntu ati tugende dukora imitasiyo duhizo ngizo nta ntuduhe na rese wowe uzayazana ukwezi gushize. Iyi Mana irahari. Haleluya. Dukoze imitasiyo mbaya 12. Amen. Ngeze mu rugo madame yaragiye agura ibintu bya soya z'ibishyimbo soya yarujuje akadepo. Nige watumye zipanda yaragiye zigura ku mafaranga 400 n'izu yejeje bakadepo kuzuye kagera hejuru. Ako kanya twumva ko zigeze ku 1000. Tuzana imodoka turazifidura amafaranga avamo n'icyumweru cyashize kiri umuntu y'amafaranga ye aravuga ati ngomveyo ndegura kujyana ituro ry'ishimwe mbere y'Imana ntavuze. Ndagenda ngomve gutura, nari mu masengesho y'abashumba hari no gutya Nyamasheke turayemo ijwi ringarukaho. Nari nifite ibihumbi 200 cyo ijwi ringarukaho rirambwira ngo Yohani wasabye ifiriti n'isose narabiguhaye, none umva ndaguha ubuki ndaguha n'amata, wowe ucica abashumba murarane musenga, mu gitondo wowe uzinduke nijoro ugikagugu nguha ubuki nguhe n'amata. Nuko bavangira none ibyo bintu ntabwo bishoboka. Murumva Imana muyitegereze, mwicara uruhande rwayo, muyimarane iminsi 7 muyiri imbere, ariko muzi imbaraga afite, kuko hari ibintu bikomeye shaka gusengera hano biremereye. Mwizere yuko Imana igomba kubikora. Ndazindutse rero nikagugu bahamagara abakomisiyoneri basanzwe banjyana harya munsi ya gare hari bibatsinda, burya yanze itambitse iri kuri ka gahanda kamanuka kuri kaburimbo, yanze burya ni yanjye. Hageze nyirayo ngo bajyaga bamuha miliyoni 18, abarikatuye yemera 15 n'igice ntayo mfite. Mbiranye nayo ngiye ngo hatara ahantu ngiye, nari ngiye gusenga ku Kacyiru. Hageze gusanga umuntu hari uri muri iyo nzu witwa Simoni. Kwingutse nagiraga ikibanza nagiraga akabanza nari naraguze kera hari igasanze miliyoni 7. Kwingutse arambwira ngo niko ngo se ngo ukakabanza kawe ntabwo wakampa ko wakaguze 7 nkaguha 11. Nturayafite ati ndayafite, genda ushyire kuri konti yanjye. Mba mbonye message mfita ngenda nta handi ndahagura. Ubwo muri make mbaye nk'umuntu wese hafite imiryango 7 hari ahantu. Imana yacu ni yiteza amashyi yo Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ni Imana ifite imbaraga nyinshi n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi. Murambure ijambo ry'Imana riri muri Mariko tumabwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 4 umurongo wa 39. Ndi hafi kubabwira ibintu tugiye gusengera. Dusome mu izina rya Yesu. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka
utuze. Umuyaga ugira utera, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba, ntimurizera? Agize ati akangutse, abantu ngenturanye n'amazi, abantu bagira ngo ubundi hari mazina y'imiyaga, hari umwenu, hari mwaga, hari n'andi n'amazina menshi cyane y'umuyaga. Ariko umuyaga tugiye gucyaha Kabeza si umuyaga usanzwe. Kudasabwa ni umuyaga, gucururiza ahantu ugahomba ni umuyaga, kudakizwa ukagira umugabo wawe ugataha usoma Bibiliya wagatahana igicuma cy'inzoga ni umuyaga. Tokivo obezile, akangutse abwira umuyaga ati tuza tuza tuza, ceceka, turashaka guturisha imiyaga iri Kabeza, imiyaga yo guhora abantu ntacyo ugeraho. Simbabwiye ngiye kongera amazu, ese ni ibintu byo ndirase sendamazi. Bundi hiri iwacu cyangwa kumva umuntu nubwo yagira irimba ringana gutya ariko ari Kigali, arunda we yaraciye ibintu, ariko imiryango iri ndetse imaze kuba 9. Ndahagera ati paturo ntutwongeze, ndihoya ariko njye nsanga inzu yanjye isize, ariko akangutse. Usomye hepfo haravuga ngo baravuga ngo ntubyitayeho ko tugiye gupfa, tugiye kuruha. Barahiye nkomeje kugeza none ahangaha Imana yitaye ku bantu basenga. Amen. Yitaye ku bantu bafite ibibazo bikomeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Peretse kubona umugore umaze imyaka 11 atarigeze abyara, haraza ageze mu cyumba ararira akajya avuza induru nk'uruhinja, Imana wandeme wampaye umwana nk'abandi ko muri quartier bamereye nabi, tinamaboko ajya abwira umuhungu we ngo anyiruka. Numva Yesu arambwira ati uyu mugore natahe agende afate karoti imwe ayiharura yoze, akifite mu ntoki uyisengere ayirye arasaba. Tisi we ubaratwite ubaha amaguru aratwite. Ese kudatwita si umuyaga, kudatwita n'umuyaga, guhora mu bukode ngo ku Kabeza data yandahiye ngo hari umubare mwinshi w'abantu baba mu bukode, tanzu bagira ikavuga. Kavuga niho heza, tanzu bahagira ngo baba mu bintu by'ubukode. Ese ngo ukodesha buri gihe wikorera bagupandisha, wose si umuyaga. Tuje gucyaha umuyaga, mureke dukangure Yesu. Oh haleluya. Dukangure Yesu, abakobwa badasabwa basabwe none. Nanjye nditeguye kuzaza vuba ngagutaha ubukwe. Dukangure Yesu Kristo yambwiye ngo dusengere abantu batagize umugisha wo kubyara. Niba batanari hano bamwe bapfukamire, acyaha umuyaga. Ndabibasabye, ariko nzabanza kubana n'abantu ndetse abantu bafite imiyaga imeze gutya batari hano, mukaba muzi ko basenga Imana. Ejo muzababwire bazaze basengere. Haleluya.
jiza retriva painiri sokia adididiminia rakapasiri. Hano hari abantu bari kunyeganyega bumva ngo bazababaga n'umuyaga. Yesu arambwiye ngo arabakiza uyu munsi n'uyu munsi. N'uyu munsi arakora ikintu gishya. Nimuyongera amashyi muyivugirize impundu. Icyubahiro cy'Imana yacu gishyirwe hejuru. Nawe ni umuyaga. Haleluya. Turagira ngo cyahwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Yesu yigeze acyaha umuyaga. Uzabisome muri Luka 7 ku murongo wa 11. Simpasoma ari kubona amasaha ari kugenda yipanga. Yesu ngo agenda muri quartier, niko havuga, bahura n'umugore wabetuye arira. Ngo umwenda we rwose ngo umwe warasumaga ukagera ku kirenge, undi hano kubera umubabaro ko yarashoreye intumbi y'umurambo, umwana wapfuye w'ikinege. Kugira ngo byumve, abayuda ni Luka 7:10 uzahasome. Bari bafite umuhango yo wapfushaga umwana amplisi cyane w'imfura. Ngo barakubwiraga ngo jya hariya mu nzu ukure mu kintu kimwe ubundi ujye mu ishyamba. Ntabwo uri umuntu wo kuba mu nzu wapfushije. Umugore arahogerana. Ikindi Yesu yambwiye ngo mbabwiye, yambwiye ngo Kabeza ngo nibarangiza amasengesho y'iminsi 7 no kwizera, ngo hari umubare mwinshi zahoza amarira. Ngo amarira yose n'ukuri. Reka mbabwire aya masengesho y'iminsi 7 azakora ikintu gikomeye. Ngo azahoza amarira. Ntabwo narizi ko abanyamugi barira nabo bakavuza induru. Hano hari amarira atari ahandi muri iki gihugu, ariko yirahiye kubw'amasengesho yasete ijuru. Mwayihaye amashyi muhagaze. Muyayihe muhagaze. Ngo arahoza amarira irahoza. Haleluya. Mwishaniye. Ngo Yesu aratambuka muri quartier ahora n'umugore uri kurira. Ngaramubwira ngo wa mugore, ndashaka kuguhoza amarira. Umugore akajya mwikura. Terega ndaguhoza amarira, ni iki kikuriza ubundi? Ariko uyu mugabo ni iki kintu ashaka? Ngewe uravuga ngo ndabura kurira se? Ntabwo uruzi uriya muntu bikoreye ni umwana wanjye w'imfura. Mu kanya gatoya bagiye kunyirukana mu byanjye. Dore ko abagore bakunda ibintu kurusha abagabo. Bagiye kunyirukana. None uravuga ngo ndukore nyibisirize nigende. Yesu arangati nyamara uhuye n'uhoza amarira. Haleluya. Uhuye n'uhoza amarira. Ngo Yesu atera intambwe agenda. Ngo abantu bikoreye nimuhagarare. Abantu ngo barahagarara. Tuze ko duhagaritse ukabura kutuvunisha. Yesu aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka. Ngo uwo muhungu wari uri muri iyo ngobyi ari umurambo arasimbuka. Ngo arasimbuka imbere y'ingobyi. Abayikoreye bakanagura amaso. Nyina hariya nawe aratangira arareba ati ibi ni ibiki? Yikoma ku nkokora araza ati wa mwana arasimbuka asanga nyina. Haguruka uje kwigisha.
mbanza yararishaga gutya none we ni mugufi. umwana aza yirukanka mbuze umwana hano ngo aguhobere. Bose aba hano ni bakuru. Ngwino uhobere nyoko. Mwaha Yesu amashyi mukamushimira. Umwana na nyina bakurikira Yesu. Jumurebe tutari kureba umwana na Yesu ari gutera intambwe, murebane museke ngo baragendana. Abantu bose bahindukiye bari kumureba. Tumubwira ko bari bagiye kugurisha ibintu byabo, ngo bari bagiye kugurisha ibintu, naho umwana ngo mango nari napfuye, none duhuye n'uhoza amarira. Muvuge ko mugiye guhora amarira. Ngo baragendana na Yesu, baratembera imbere y'abantu. Haleluya. Ibintu tugiye gusengera irahoza amarira none. Haleluya. Ubwo byananiranye, ubundi akora ibintu byananiranye. Ibitarananiranye mujye mubigura. Nimuyisaba ntimugasaba ikintu cyoroheje. Nugusaba ugasaba nk'inzu y'ikagugu, nugusaba ugasaba ikintu gikomeye. Haleluya. Haleluya. Kandi bagishura neza we. Tariki ya mbere ngasanga ku konti. Yebaba we. Amafaranga y'ikagugu ari meza. Ihoza amarira. Haleluya. Takivo bazina rite reto kopazika jizava ikarabarikana. None irohoza abantu amarira. Ifata icyemezo cy'ubumana, maze abantu bavuge bati Uwiteka waramaze iminsi 7 mberutse gusengera umukobwa i Musanze. Umukobwa yarampamagaye ati ntabwo nkuzi ariko nyankumva. Ndi umukobwa amaze kugira imyaka 41, ndi profeseri, ko nabuze unsaba. Si wowe Rugeri Nyange n'iki wansengeye. Numva Yesu arambwiye bwira uwo mukobwa wabetuye, mubwire ibivuga se n'umuseke cyane. Mubwire ajye muri dusha ariko ajyane mu isabune itarogwaho undi muntu, arye n'imbuto 3 nazira zimbwira, yisige n'amavuta acanze 3 nabwo era yambwira. Embwira n'umunsi aziryaho, agende ajye mu mujyi w'iwabo Musanze, agura kenda gashya, iburuzi cyangwa se ikabutura ifa kuba ibishyashya, abishyire ku mubira byambara fukambe cyangwa isengeri. Abwira Imana ngo Mana nkeneye umuntu undambagiza. Reka musetse narumiwe. Imana yanyobeye, ibintu byayo byanyumeje. Ibintu mureka muzareba vuba murantumira nze gutaha ubukwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya.
umukobwa aratashe n'ikabutura ye cyangwa se iburuzi iki ashingiye yavuze ati ndagura n'isengeri ndagura n'isutuye ibintu bishyashya niba namusukiye ndumbaza ndagura ibintu bishyashya ibintu barabiguze abyikabisemo mwako kanya kimara kubyambara maze kumusengera byambaye igisore kirahuruka cy'igicuruzi gikomeye cyari cyarajunditse amatama nk'iriya araza ati nyamara niba runkundiye ati mu by'ukuri buriya nagukundaga cyane wambabariye tugasaba wambabariye atangira gusaba imbabazi agakobwa kagoye na Yesu ndagusubiza saa 8 nijye mwihagararaho saa 8 niho nsubiza akiva aho ngaho saa 4 haza undi banaririmbanaga nawe ati rwose se burya nagukundaga se ntabwo wanyemerera tugasabana ndagusubiza saa 9 uwo munsi mbaye nkuwihuta haje bane numva arampamagara ati ndayobewe ese niki kikuyobeye ati ho nari naramamiye haje bane ati kandi nabuze numwe ndakunze ati ntiwambwirira Imana umwe akajya amarana umwaka undi mwaka ariko nkabashyingirwa bose tubigatsinda gusenga yitatu tuburetse no gusubiza tavuta avangirwa ariko yaje kunderefona ati hari umuntu uri kunda gusenga umuseke wa mu gitondo zikandagira na butike yuzuye ngo agera n'isuzuki itukura ati niwe naje kwemerera ubu rero barashingiye vuba nari nzi ko ngeyo mbura umwanya kubereye imirimo imeze gutya ntabwo byashobokeye ntabwo nagiyeyo ariko ubu yakamejeje ubwo yari telefone gusa simuzi ku maso uretse amafoto ubu ari gushaka kuzana uwo mugabo we ngo aze mbasengere basame ngo ntibarasama iyi telefone yanjye yararushye ifite amagambo yo guhora ihamagara buri mwanya ubwo rero agiye kuzaza aka kanwa kanjye kagira ibintu byinshi Imana irahari ntihari irahari ntihari irakora ntikora haleluya turasengera abarwayi rero turasengera abantu banagumbuki turasengera abantu bagabweho ejo bundi nigishije hariya mu Ntyazo bafite amasengesho y'iminsi 3 baho ndi umutumirwa waho mu izina rya Yesu nari mvuye igihundwe mu rurembo rwacu nababwiye yuko mvuye mu ivuga butumwa muri Tanzania mvuyeyo nirukanka kubera ari amatora yarahari ariko nagiye mu matorero ande tugenda tuvuga imbaraga z'Imana kira gihugu rero ni igihugu uyavuga ko yagezemo abandi isoko bacuruza uburozi barabucuruza ukagenda ati urarangura ubuzatuma ajundika amatama ati urarangura ubuzamara iminsi bimeze gute ndavuga ntaho niho nkwiye kujya kuko imbaraga z'Imana ningerayo nzababwira nti mu biteranye byose mu bintume ndebe ko nananyeganyega reka tukagiye ibintu bidasanzwe tutuwobo n'imbaraga zidasanzwe oh haleluya amen ni zidasanzwe z'Imana Imana ikumbura umuntu ibintu byananiranye ibintu biremereye hari uwo muri quartier iwacu wari umaze imyaka 7 ahajya atandika ku isoko abandi umuntu araza ati oshi uruberere nirumvana aza yiruka aje murambekaho ibiganza nti mu izina rya Yesu Kristo n'umukobwa n'umugore bamwise uruberere none mbabarira Yesu ati murekuruzane urunyanya rubisarurye ahita atahajya mu rugo ajya gusasha ubungubu yarasanye ubungubu nafite aratwite bayitwa Marceline hano ndagira ngo abantu bahavanira hano ndagira ngo abantu bahavana abagabo hano ndagira ngo abantu bahavana idutetururi bahavana akazi hano ndagira ngo abantu bahavana ububyutse imbaraga z'Imana ziri hano n'ububyutse buboneke iyi minsi 7 tibi minsi yo kuvuga ngo ni minsi y'umurongo
ibi minsi yo kuganduka kwa Kristo abantu bayishaka. Bibiliya iravuga ngo umuntu nanshakana umwete, umwete s'il vous plaît, nanshakana umwete azambona. Ntugire ngo ibi bintu Imana igenda bidukoresha tutarayishaka umwete. Inshuro nyinshi nahoraga ngenda njya kwa Mariyamu, ibi bintu bijye bimbaho muri iyi minsi. Mariyamu niwe ubwe wabimbwiye, arambwira yigeze asohora abantu bose bari nka 300 bari, aravuga ngo nibasohoke bajye kurya ngo usigare njyenyine. Ndasigara, ansengera asa n'uri ku ntebe, aruzuzwa ahantu, uravuga ngo ntugakore icyaha, Imana izagukoresha ibintu uzahora nawe wumiwe uhora utangaye. Kubwira umuntu ngo yambare inkweto hari ubonye yabana hano haroroheje, cyangwa iwacu ku Mugisha iremere akanazamba. Reka mbabwira kandi kantu kabaye ndangize sengera abantu iremera. Icyo gihe ndimo nsengera abantu mu izina rya Yesu, Imana yangeretse umugore uhari. Imana irambwira ngo uyu mugore ngo arashonje. Ko Imana imenye n'abantu bashonje, ngo bamwirukanye mu nzu, ngo afite izandiko ebyiri zimwirukana, ngo none ndashaka kumuha amafaranga. Bari bataratura amaturo, uzikunda babashumba bakunda amaturo, nanjye ndiwe ariko nanjye ndayakunda. Kandi amafaranga mumuha azahita ajya gucuruza Kimisagara. Ngo ikimenyetso gituma yimenya kari ngo yatiriye mwarimu urufunguzo, ngo ararara mu cyumba asenga, kuko nta senga ririmo, ni inzara ari kwihisha. ngo mvuge izo funguzo, ngo uvuge ko afite n'abana 2 kandi yabazanye, uvuge n'izo zandiko. Ndabivuga iremera, yego nabona umugore aragurutse no kurara itara hadusanze, ati ningiye wararira, arashwemuka ararira. Ndavuga nti kugira tutabyigana abayobozi ntereka tubanze bazana ikibasi kingana umusozi, dushyiramo amafaranga za 5 za 2 n'izindi, nduru ruhande nirukomeze abantu barakigana, abahari bagasumba kuza gushyiramo. Muretse mutagira umugoro, bakajya batsindagira ikibasi, batsindagira umugoro akari agataganga. Mbonye ko ayo mafaranga ari menshi baza kuyamutsindaho, ntanga itangazo. Abadiyakoni nibabara ayo mafaranga bakore nk'amafaranga y'umufuko w'umuceri, umuceri umwe muremure. Aba bana nibabahamagare babagurira imigati misongoye y'uruziga, kandi bagure n'inyama ibiro 5 bazirige, bumva uko ibintu bimeze. Yesu yasubije. Icya gatatu, bagure n'amavuta amwe meza y'abana nk'ayaba bashumba barya. Tibagure n'umufuko w'ibirayi, andi mafaranga ajye kuri konti y'itorero, mazayamuha agiye gucuruza Kimisagara. Niko byagenze. Umugore rero yagiye avuga indimi nshya, by'amasengesho byo kuraramo byarangiriye aho yarayarangije kandi remera. Ejo bundi rero ndi gutambuka mvuye Kigali ngeze Nyabugogo, ndi kugenda gutya muri quartier, ndi kugenda mbona umuntu w'umugore araje aransumira, mbona agakobwa, mbona araje arandamutse, ndamutse cyane ndavuga ati ko madamu ko ntiregera nkubona nkaba ndamutse cyane, aho kugira ngo ndeke akajya kongera kampobera. Yarandamukije nsanga amatwa ndarya igikanu, shase mugore namubonye, mbona ntabwo ndamubona. Isi burya gucuruza Kimisagara umuntu arabyibuha, umuntu amera neza. Arambwira ngo ubwo ntiwamenye ntisinakumenya.
ntabwo nyibuka Remera nanutse meze nabi tubindi gucuruza Kimisagara sinkurekura muno tugenda byo kureba iduka ryanjye hari saa 8 mbabarira ndi kwihuta nafashe nati titiki ndayaguha ntabwo nakurekura ndimbabarira mfite abashyitsi baje mu rugo kandi ngiye sinabona ukuntu nza gutaha dore imodoka ya nyuma n'izindi nizanijoro tumbabarira rero sindagera ku iryo duka nuko ejo nzihuta naho mbonera kuzanyurayo ubwo arandekura nyine ariko ntarashirwa ntarajya kuri iryo duka Imana irahari ntihari niba rero birashoboka ko ushobora kuyizera kanganurwa arikakwemerera gutyo ariko ni Imana nyamana ni Imana ifite imbaraga ndagira ngo mu ntege zawe wakomeje kugenda uyizera bukeya Imana ikubabarire ndagira ngo twongere dusengere Imana itubabarire Imana twayifashe nk'abantu ntabwo twashoboye kumenya ingano yayo muhaguruke tubasengera Imana duhendahenda Imana kugira ngo itubabarire itweze nyuma yaho ndahita nsengera bya byifuzo nk'uko bikurikirana ubundi dukomeze na gahunda. Haleluya. Amen. Jya wikiriza ngo oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, ibyo yakubwiye oya ntibeshya, izabisohoza oya ntibeshya, ntibeshya, oya ntibeshya, yavuze kubyara oya ntibeshya, none uratwite oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, yavuze kuzashaka oya ntibeshya, none wambaye agatimba oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, yafunguye urusengero oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, Imana ntibeshya, oya ntibeshya, ibyivuze none oya ntibeshya, izabisohoza oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, ntibeshya, oya ntibeshya, yavuze ko izakurinda oya ntibeshya, none yarakurinze oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya, oya ntibeshya. Haleluya. Tuhamanije n'aya magambo tumaze kwiga kuva iyi minsi 5 kuva na none, umuntu akumva afashe icyemezo cyo kuyijyamo burundu, waba utarabatizwa ukabatizwa mu mazi menshi ugasaba umwuka wera nk'uko nawe usabye ku itariki 6 ukabatizwamo. Tera intambwe uza hano ndikojeje isoni, uza hano upfukame kuri uyu muci, abakozi b'Imana bakurambikiye ibiganza. Urahari cyangwa ntuhari? Tebuka niba uhari, ngwino bigukoze isoni, tibigukoze isoni gupfukamira Imana, so gupfukamira shitani. Njye mfite akonto nanirwa kwizera kwanjye kurajahagurika cyangwa se nasubiye ino hano tugusenge. Oh haleluya. Ngwino tugusengere niba uhari, utagombye kureba kuri runaka, izureba umwami Yesu maze ugirira impuhwe. Ejo utavuga ati
wa mushumba yihutishije atuma kandi shaka kuza guhura n'Imana. Mukomere Imana amashyi kubwira mushiki wacu. Uratakipe sokitasha revope sokona rabarikaniatia radititititi katakatikadie. Abo bashumba abo bakozi b'Imana nibazenguruke abantu. Ngwino Yesu ni mu bantu akeneye, kuko mu mwanya turashaka gusengera abantu bakubwaho imivumo ya Satani, ariko turashaka abantu bapfukama bakaza imbere y'Imana bagafata icyemezo cyo gusaba. Ngwino mushiki wanjye, ngwino uri mu bantu Yesu akeneye. Takibozo ritarishara laraganda unazema wakapasikodie wasubiye inyuma, ukeneye Yesu Kristo. Ngwino umwami agira icyo akumarira. Oh, haleluya! Ndumva umutima utari wemera ko twasengera bariya gusa. Hano hari n'abandi. Nyabune ngwino. Twaje hano tutari kujya Uganda. Nagiraga ngo ze nkubwire iyi nkuru nziza yo gusanga Yesu akakugirira ubu. Waje waje kuri mu bantu Yesu akeneye, ugahura iratokipa jiza nayikotopetika ratorashi sose kamana raganda. Haleluya! Nyamara juraro utasinziriye, ibibazo byawe byabaye byinshi. Uri mubo Yesu akeneye uyu munsi, bya bibazo bikabona bigakemuka. Ntabwo bituzana kugukoraho, ariko ndabikubwiye ngwino usange Yesu agira icyo akumarira, gira icyo agukorera. Mu mwanya tugiye kwatura abantu b'umugisha w'Imana, akubanzirizeho. Uriya mugore yamugezeho ari kurira, Yesu amugirira ubuntu n'imbabazi. Ngwino uri mu bantu Yesu akeneye kugira ngo akugire neza. Turakarabira imbere yanyu, utazavuga ngo ntibakubwiye. Waba uharukaza dusenge nta wundi. Uracecetse nkaho ari uko bimeze, ntabwo uzi kubabaje, ntabwo uzi ibyaha ugenderamo. Akaba Yesu akeneye ubugingo bwawe. Imana ihumugisha, girire neza aba bene data. Reka dusabe uyu mushumba abasengere, hanyuma abifatanye n'abandi bahagaze hariya. Imana dusenga. Imana Data twese uri mu ijuru, turagushimye. Uri umwami w'imbabazi nyinshi, kandi abo waje ushaka n'aba barimo turabasengeye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Data nyiribihe, baje bagushaka kuko uri umunyembabazi. Imbabazi zawe mwami zibomeho, kandi cyama amazina yaho bakaboneka mu gitabo cy'ubugingo. Oh Data, Satani batwazaga igitugu turamwirukanye mu izina rya Yesu. Bambika imbaraga zo kunesha, kandi bambika imbaraga zo gutinyuka zo guhamya. Oh, bahamye kuri umunyembabazi, bahamye kuri Imana ibabarira.